Akarere ka Rulindo kimwe n'utundi two mu ntara y'Amajyaruguru duhuriye ku kugira imisozi miremire. Iyo misozi rero iyo imvura iguye amazi ayimanukaho, iyo adahawe inzira neza cyangwa ngo agabanyirizwe umuvuduko, agenda asenya ahanyuze hose, cyane cyane aho ahurira. Mu bisenywa n'amazi rero harimo n'inzira zihuza ibice binyuranye by'akarere ka Rulindo. Nkaha ni ku kiraro cya Yanze kiri mu murenge wa Ngoma, cyari giteye ikibazo cy'ubuhahirane n'imigenderanire ku baturage. Icyo twacagaho twese n'icyo abana bacagaho, hari inshuke guhera muri garidiyene n'abahinzi, abo hakurya bajya guhinga hano hakurya ntibahaca, abava hano hakurya Kigina bajya guhaha hano. Ambulance yarazaga ikajya gukata inyuma iriya za Kinini, ariko byari ibibazo. Reba umuntu urembye, wenda umumama utwite umeze nabi, bakajya kuzenguruka iriya izo nzira zose Kinini bakazahinguka Shyorongi, kuko hariya i Remera hari ibitaro ubu biri mu murenge wa Ngoma. Kujya kuzana abarwayi kuri centre de santé ya Shyorongi byabaga ari ikibazo. Ikindi kandi ni ikiraro gisa nkaho gikoreshwa cyane, ni inzira ya bugufi cyane kugira ngo nk'ugiye mu murenge wa Masoro, nk'ugiye mu murenge wa Murambi bagikoreshe. Ikindi kandi iki gishanga gihingwamo imboga, kirakoreshwa cyane mu bijyanye n'ubuhinzi. Urumva ko kujyana umusaruro bawukura muri iki gishanga nacyo byari imbogamizi. Amahirwe twagize rero nuko ngubu tutangiye kugikora, nikimara kuzura kizakomeza ya mirimo yose cyakoreshwaga. Ibi byari n'ikibazo ku buyobozi. Kiriya kiraro cya Yanze ni ikiraro gihuza umurenge wa Shyorongi n'umurenge wa Ngoma. Mbere cyari gihari ariko nyuma kiza gutwarwa n'ibiza. Abaturage bacu barahangayitse. Hari igice kirimo ibitaro bya Rutongo, hari centre de santé iri Shyorongi. Niba hari umurwayi ugomba kuba transféré ari buve centre de santé ya Shyorongi kugira ngo azagere ku bitaro bya Rutongo, cyari ikibazo gikomeye. Byasabaga ko ambulance ijya kuzenguruka i Kigali. Byari urugendo rurerure. Byumvikane ko iyo utwaye umurwayi, ambulance itwaye umurwayi igakora urugendo rurerure, haba hari risike nini y'uko umurwayi ashobora no kugira n'ibindi bibazo. Hari n'ishuri riri hafi aho, hari abana babaga bagomba gutaha hakurya y'umugezi. Byaragoranaga rero kugira ngo abo bana bashobore kwambuka iyo imvura yaguye, ndetse no mu bindi bihe bisanzwe, kubera ko icyo kiraro kitari gihari ntabwo rwose byari bitworoheye. Iki kiraro rero cyaje kubakwa cyuzura gitwaye amafaranga miliyoni 37,400 n'amafaranga 226, kiza gukemura ibibazo byari bihari. Akarere ka Rulindo ko ni akarere k'imisozi cyane, burya hari aha abaturage bakenera kwambuka bava mu ruhande rumwe bajya mu rundi. Twubatse ibyo biraro bisubiza ibibazo abaturage bari bafite, twanatanze akazi ku baturage kandi turengera n'ibidukikije, ku buryo ni igikorwa twishimiye cyane. Turashima cyane Roda, habonetse ubufasha. Roda iradufasha ndetse ifatanya n'akarere kugira ngo icyo kiraro cyubakwe. Rwose ni ibintu twishimira cyane nk'akarere. Ubu ikiraro kirakoreshwa, ni nyabagendwa. Umuhanda rwose ni umuhanda ugendwa. Abanyeshuri bashobora kwambuka bakajya kwiga bafite umutekano. Abahinzi baba bagomba bava hamwe bajya guhinga ahandi, barambuka neza nta kibazo. Ubu ambulance iragenda neza ntacyo abantu bikanga, ndetse n'abandi bagenzi bashobora kuba bagenda mu karere kacu bagomba kuva hamwe bajya ahandi. Ubu rwose biroroshye cyane. Abaturage baturiye Yanze n'abahagenda barasubijwe, abandi babonamo n'akazi mu mirimo yo kubaka.
inyungu zarabonetse kuko uwagiraga imboga hano kuba moto yanyura hano ngo zimujyanire ku isoko i Remera yabonyemo inyungu kubera ko igisubizo cyaje ari iki kiraro ubu ngubu zirahita zigenda uwo mwanya rero cyaje ari igisubizo. narakoze rero igihe kirenga amezi 3 cyangwa 4 kandi nabashije kwiteza imbere cyane ko mfite abana biga muri segonderi mbasha kubona minervari yaba abana bize neza minervari iboneka uburyo butagoranye kandi nabo narifite mu rugo nshinzwe kugaburira ifunguro nabo babayeho mu buzima bwiza ndetse muri uwo musaruro nakuye kuri kino kiraro ntekereza ko naguzemo n'umurima w'ibihumbi 400 ko twakoze igihe kirekire kandi baduhembaga ku minsi 15 amafaranga ashyitse. Icyo RODA ikangurira ubuyobozi bw'ibanze ndetse n'abaturage ni ukubungabunga ibikorwa remezo biba byubatswe. Twebwe tuba hafi kugira ngo dukore supervision. Iyo uko gukurikirana ibikorwa bituma tumenya neza ko ireme ryubahirijwe, ko quality karite isabwa y'imishinga ihari. Noneho tukanabikora buri munsi ku baturage n'uturere ari nabo bagenewe ibikorwa ari nabo ba nyiri ibikorwa nabo gukomeza gukorana harimo gushyira mu bikorwa ku gihe, harimo kubahiriza ireme, ariko harimo no kubungabunga ibikorwa nk'uko mu rugo iwawe utakwemera ko serire utuma urugi rukuka, kuko utakwemera ko itafari rimwe rivuye ku nzu rirundura inzu, aba ari nako igikorwa remezo ukibungabunga kuko ni wowe mbere na mbere gifitiye akamaro. Ubuyobozi n'abaturage nabo bariteguye. Ni ikiraro cyabonetse gikenewe ku buryo rero buri wese hariya yumva ko ari ijisho rya mugenzi we akwiriye kurinda umutekano wacyo. Rwose turizeza ko nta kibazo gihari, ko umutekano w'igikorwa remezo uhari kibungabunzwe kandi nk'akarere natwe n'inshingano zacu. Ntubona abasabana barahatambagira ubu nta n'uwatinyuka ngo afate kwa kundi abana bakubagana ngo afate ibuye asharatureho kuri iyi sima uhamusangira umubyeyi ngo mwe mwashobokana. Ubu uwo ari we wese n'ijisho ry'iki kiraro, yaba umuntu w'umubyeyi, yaba uwabyaye, yaba urubyiruko, n'abangaba n'abana bajya no kwahira bafite amanyanjaro ngo bagende bandikeho bagire gute. Nta watinyuka, natwe twese tuba tureba buri muntu wese n'ijisho rya mugenzi we. Ni ngombwa cyane nababwiye ko n'ubundi ndi umuyobozi w'umudugudu kandi abaturage bishimiye cyane icyo gikorwa. Nta muntu warebera abantu bangiza cyangwa se ari abana cyangwa n'abandi bakwangiza ibikorwa nk'ibi. Niyo ntego yacu. Wasanze abana bahagomeye urabakebura bakakomeza imirimo yabo bagiyemo, ntihagire umuntu wangiza bino bikorwa nk'uko bisanzwe. Ntekereza ko rero rwose izo ni ingamba buri muntu wese afite, yaba umuturage utuye hano hafi, yaba n'umugenzi ugenda, ntawahasanga umuntu arimo kwangiza ngo amwemerere. Iterambere rigaragarira mu ngeri nyinshi, imihahiranire n'imigenderanire bikaba kimwe mu bimenyetso. Ikiraro cyo ku mugezi wa Yanze cyari cyarabaye ikibazo, uyu munsi ni igisubizo mu karere ka Rulindo.